Ubu rero tugiye gutangira ikiganiro nifuje igihe kirekire nk'uko amaze kubivuga ko tutaherukanaga, ariko Imana irabikunze biremeye, mbishimiye Imana cyane. Ni ikiganiro nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo mbese ijoro rigeze hehe. Ibyo byose byageze ku isi, noneho umwijima uraza. Ahari umucyo, ahari ivugabutumwa ridasanzwe, abantu barirara, abantu baratuza, baravuga bati nta kibazo gihari. Bituma rero uwo ni umwijima waje, ku buryo bagiye bahuza n'ubupagani buhari n'ubutegetsi buhari, nk'uko tuza kubyinjiramo cyane. Ariko ubwo nibwo buryo umwijima wagarutsemo mu isi, nyuma y'uko Kristo aje, nyuma y'uko n'itorero rya mbere ry'intumwa rikoze umurimo waryo. Ni ukuvuga ngo umuntu asuzume uyu munsi itorero na leta kwihuza, yaba mu gihugu cye cyangwa ku isi, bigeze he? Kandi niba koko byaratumye habaho akarengane, byaratumye amahame y'Imana yimurwa, byaratumye umwijima ubudika. Yego. Ubwo nyine ahita abona aho ijoro rigeze, ahita abona n'iki kigiye gukurikiraho. Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora, aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Nshuti mukundwa, twongeye guhura kuri murongo w'umucyo w'isabato, nongeye kuguha ikaze. Amahoro y'Imana abane nawe. Nejejwe kandi nuko ngize amahirwe yo kuza ntari njyenyine, ndi kumwe na mwene data musanzwe muzi ku mucyo w'isabato. Si ubwa mbere habonetse, ariko kandi birashoboka yuko hari abantu bashyashya tugiye kubana muri iki kiganiro. Turaza kumuha umwanya atwibwire. Ubwa mbere nongeye kubifuriza umwaka mushya, ndetse nawe muvandimwe mwifurije umwaka mushya. Ndize neza. Twaherukanaga mu mwaka ushize. Yego. Ntabwo yaruka ku murongo w'umucyo w'isabato. Ariko abantu ntibumve ngo wenda umwaka ushize, kuko hashize n'iminsi mike bagire ngo niyo. Hari hashize igihe kirekire rwose, umwaka ushobora kubaho unuzuye. Hashize igihe kirekire. Ngira ngo babanza gusuza bene data bataguherutse, ndetse n'abashyashya, ukanabibwira ku batakuzi, hanyuma tukaza kwanzika ikiganiro. Ndabashuje cyane bene data, jye nitwa Keri Rwamapera, ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Ariko mu buzima busanzwe nkaba ndi n'umunyamakuru, nkaba ndi umuntu wakurikiranye bike cyangwa na byinshi bijyanye n'amateka y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa mu karere n'ahandi henshi. Nkaba ndi umusesenguzi muri ibyo bintu by'amateka, n'icyo avuze ku bantu bariho b'uyu munsi, n'ibindi bintu bishamikiye aho ngaho. Murakoze cyane Keri, twongeye kwishimira kubana nawe. Abantu benshi bagiye bakurikira ibyigisho twagiye tugirana n'ibiganiro twaganiriye, baravuze bati uriya mugabo ajya tuganiriza kenshi, adufasha gusesengura, kumva ubusesenguzi bwe ari bwiza. Rero baraza kwishimira yuko twongeye kugira ibiganiro, kandi ibiganiro noneho bifite insanganyamatsiko irushijeho gukomera. Nibutse bene data ko ubushize twaganiraga ku by'amategeko y'Imana, tuganije ibyigisho bikomeye ku ngingo y'itegeko rya 5 rivuga ngo bubahe so na nyoko. Yatuzamura ibitekerezo, atuvana ku bigaragara gusa, atwinjiza mu bya mwuka, atwinjiza no mu mateka. Ngira ngo abazi ubuhanuzi bwerekeranye na Eliya wa 3 yabashije kudusobanurira iyo ngingo yerekeranye no kusanganya imitima y'abana n'iyabase mu buryo bwimbitse. Ubu rero tugiye gutangira ikiganiro nifuje igihe kirekire nk'uko amaze kubivuga ko tutaherukanaga, ariko Imana irabikunze biremeye, mbishimiye Imana cyane. Ni ikiganiro nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo mbese ijoro rigeze hehe. Keri amaze kutubwira ko ari
umusesenguzi mu by'amateka mu buryo bw'umwihariko amateka y'akarere, ariko ni umudivantisi umunsi wa karindwi. Abadivantisi umunsi wa karindwi rero bazi amateka y'intambara ikomeye. Ubwo mu yandi magambo araza kudufasha muri iyi seri y'ibiganiro, urukurikirane rw'ibiganiro, gusobanukirwa nuko icyaha cyakomeje gukura, umwijima w'icuraburindi ukabudika, tukaba turi mu ijoro ry'icuraburindi. Ndakwibutsa kandi yuko turi ku mucyo w'isabato. Umucyo bivuze umucyo nyine ni itandukaniro ry'umwijima, umucyo w'isabato ugomba kuvira mu mwijima. Ese ijoro rigeze hehe? Mbere yuko dutangira ibiganiro, ndasaba bene data badukurikiye nawe turi kumwe kugira ngo tubanze duce ubugufi imbere y'Imana dusenge, hanyuma nguhe umwanya wo tuganirire. Dusenge. Imana Data, turagushimye kubw'imbabazi zawe nyinshi, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye andi mahirwe yo kubona uyu mwanya wo kuganira ku ijambo ryawe. Twarabyifuje none urabisohoje, uhabwe icyubahiro. Uzabane natwe muri ibi biganiro rero, kandi ubane n'umutumirwa wacu kugira ngo mwungure ubwenge, abadukurikiye nabo barusheho kumva igikwiriye gukorwa kugira ngo barusheho kwitegura ubwami bwawe bugiye kwimikwa. Ibyo tugusabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Muvandimwe, igihe natekerezaga kubaza kuri ino ngingo yerekeranye n'umucyo uvira mu mwijima, ariko tukabona isi buditswe n'umwijima w'icuraburindi, natekerezaga amagambo ya Yesu Kristo. Ubuhanuzi bwavuze kuri Yesu Kristo muri Matayo igice cya 4 hatweretse yuko igihe cyageze umucyo ukavira mu mwijima kubwo kuboneka kwa Yesu Kristo avukiye mu isi. Igice cya 4 umurongo wa 16 turatubwira ngo abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Uwo mucyo warakomeje urakwira muri Isirayeli. Kristo atoranya intumwa ze 12 bajyana uwo mucyo hirya no hino, ku buryo ab'isi bari mu mwijima bamurikiwe n'umucyo pe. Ndetse bigera ubwo bavuga bati abubitse ibihugu bageze nino. Amateka atwereka uko byakomeje kugenda. Mu gihe cy'intumwa umucyo umurika, abantu bari kumwe n'Imana rwose, kandi benshi begurira Imana. Mbese uyu mwijima wongeye kubudikira isi gute? Kuko ijambo ryatubwiye yuko umwijima w'icuraburindi uzongera gutwikira amahanga muri Yesaya 60. Byagenze bite? Byaciye mu yirihe nzira? Nyuma yo kwandikwa kwa Bibiliya n'intumwa zimaze gushinga itorero nk'uko tubibona, byaje icyakurikiyeho byabaye ibi. Habayeho ibintu byinshi, koko umucyo Kristo aje mu isi, umucyo warabonetse, ndetse amaze kujya mu ijuru, intumwa zakoze umurimo ukomeye mu itorero rya Efeso. Iyo turebye ba Pawulo, ba Petero, Pawulo yagenze ibihugu byinshi cyane agenda yigisha ubutumwa bwiza, kandi yihanishije abantu benshi. Ariko muri ibyo bihugu bya Asiya, uko ubutumwa bwagiye bugenda bufata no mu bice by'Uburayi, hari ibintu byagiye bibaho byatumye ubutumwa nk'uko Kristo yabusize, ubutumwa nk'uko intumwa zabubwirije, bwagiye bukendera bucwekera, bugeraho ubona ko ibintu byahindutse mu ngingo zose. Hari ukuntu rero iyo dusubiye mu mateka turabibona, ariko na Pawulo ubwe nawe yagiye abivugaho ko icyo gihe kizagera. Mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Bitesalonike ababwira ko hazabaho kwimura Imana, bigakurikirwa no guhishurwa k'umunyabugome. Ayo magambo Pawulo yavuzeho ashishikariza Abitesalonike ababwira ati Kristo ntabwo araza aka kanya,
ahubwo nimutegereze ibyo ngibyo nibiboneka, nyuma yaho Kristo yaza. Ariko icyo nashaka kuvuga ni uko yavuze kuri iyo ngingo ko hazabaho kwimura Imana, hakabaho no guhishurwa k'umunyabugome. Ubwo ni ukuvuga ni uguhishura umuntu wimura Imana. Icyo gihe rero intumwa zihari zibwiriza zigatinywa hose ko zubitse ibihugu, icyo gihe cyabayeho. Kandi icyakurikiyeho ni uko hagiye habaho akarengane. Abakristo bagatangira guhigwa uko n'ubutegetsi bwagendaga bubigiraho ikibazo. Turabona intumwa zose uko zishwe, Pawulo, ba Petero n'ibindi bintu byose byagiye biba. Ariko icyo gihe cyose umucyo wari uhari, ni nabo baziraga. Cyokora igihe cyarageze, uyu mucyo utangira gucwekera. Uti iki gihe ni ikihe? Ni igihe ubwo itorero ryashatse leta, itorero na leta bigahura ku mpamvu nyinshi. Nabo bamwe zo bavuga ko ari ivugabutumwa, ko umwami yizeye Kristo, hakabaho uburyo bwo kudohoka mu mahame agenderwaho ya Bibiliya cyangwa mu buryo bavugagamo ubutumwa. Ariko n'ikindi cya kabiri cyabayeho ni uko aba bantu, urugero dufashe nka Constantine, we wiyeguriye Kristo, reka tubivuge uko nguko, habayeho kudohoka mu mahame, haza n'ibintu byo gusiga utuzi ku gice kimwe cy'umubiri umuntu aba abatijwe, bikitwa umubatizo. Mbese hazaho uburyo bwo kubaha n'abategetsi kugira ngo bikunde amahame y'Imana adohoke aba bantu babona aho baba. Mbese habayeho guhoberana kw'isi n'ubutumwa bwiza. Ko hari ibintu babonaga, kuko n'ubundi nibyo byatumye intumwa zitotezwa, zicwa. Bakavuga bati ariko tuzageza ryari? Hari amahirwe y'uko dushobora kumvikana n'aba bantu. Niba ubutegetsi bwite bwa leta bwawe bufite iminsi mikuru iyi n'iyi, n'abantu bari bafite iminsi mikuru iyi n'iyi bitayeho, twareba uko tubihuza. Ibyo bintu byose byaje nko mu buryo bwo kugira ngo ubutumwa bwiza bwe kuba bugifite bwa buremere bushobora gutuma abantu barenganywa, abantu bashobora gutuza. Ariko n'icyo kintu kibayeho nk'uko tuza kubibona cyane, urumva ko iyo hari akarengane, umuriro w'akarengane buriya bituma abantu baba bakangutse mu bya mwuka. Ariko iyo kadahari abantu barirara. N'umuntu wajyaga kuba akomeje kuba yizeye nk'uko yahoze, ariko kubera ko yabonaga nta kimuhiga, ibintu byose yasubiye guhinga, yasubiye mu kazi, imirimo ye yose yakoraga nta hantu na hamwe abangamiwe. Ubuzima bwe bwo gutekereza ku butumwa bwiza, kuri Kristo no ku gitambo cya Kristo buramanuka. Igihe abitekerezaho kiba gike, akaba afite ibintu byinshi ahugiyemo. Ibyo byose byageze ku isi, noneho umwijima uraza. Ahari umucyo, ahari ivugabutumwa ridasanzwe, abantu barirara, abantu baratuza, baravuga bati nta kibazo gihari. Bituma rero uwo ni umwijima waje, ku buryo
bagiye bahuza n'ubupagani buhari n'ubutegetsi buhari, nk'uko tuza kubyinjiramo cyane, ariko ubwo nibwo buryo umwijima wagarutsemo mu isi nyuma y'uko Kristo aje, nyuma y'uko n'itorero rya mbere ry'intumwa rikoze umurimo waryo. Uzanyemo ikintu gikomeye cyane, uvuze umugabo witwa Constantine wari umwami akaza kwihana, bisa nkaho ari inyungu kwitora ariko bikaza kuba ibihombo kuko habayeho kwinjiza amahame y'ibinyoma mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Uwo mwami yayoboraga ikihe gihugu? Reka mbarize ahari abatabizi. Constantine ni mwami ki? Constantine azwi cyane, bajya bavuga ko ari umuyobozi wa Byzantine Empire, ariyo empire y'Abaroma. Yari ifite icyicaro icyo gihe, ubu ni muri Turukiya. Ubwo rero urumva umwami iyo yemeye akavuga ati jyewe noneho mbaye umukristo, abantu barishimye cyane. Constantine yabaho uburyo bwo kugabanya amahame kugira ngo bihuze na system nshyashya ije yivuga butumwa. Uwo rero Constantine niwe navugaga. Ndagira ngo abantu bongere babitekereze neza. Ubundi ubukristo bwatangiriye hehe? Ni muri Palestine. Kristo yavukiye mu misozi y'i Betelehemu muri Yudeya, akurira i Nazareti, azwi nka Yesu Kristo w'i Nazareti. Intumwa zose zabwije ubutumwa bwiza, bari Abayuda, bari Ababenyamini, nabo mu muryango w'Abayuda. Uburyo byaje kugera i Roma ntabwo nzi n'abantu bajya babitekereza kuko harimo ibirometero byinshi. Yego. Ngenda nta bushakashatsi twakoze ngo turebe ahantu Roma yari iri naho ubukristo ubu bwaje gushinga imizi naho bwari buturutse, ariko abantu bakwiye kubitekereza cyane. Ntabwo uyu mwami yari umwami w'Abayuda, ntabwo ari Herode cyangwa bamusimbuye, ahubwo yari umwami w'Abaroma. Abaroma bahe babandi batakozwaga iby'ubukristo, babandi baba bafite ibigirwamana basenga, babandi bishe Yesu kuko Yesu yishwe n'abasirikare b'Abaroma. Ntabwo mu by'ukuri Pilato yari azi ibyo bintu by'imisengere. Umuntu wese wavugaga izina ry'umwami Yesu uwo yafatwaga nk'ikibazo, yaricwaga. Yego. Ngira ngo niyo mpamvu Abaroma igice cya 10 bavuga ngo umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Kubera ko kwambaza irindi zina itari Kaisari muri icyo gihe umuntu yarapfaga. Yego. None byagenze bite kugira ngo idini kangitegene ubukristo buve muri Palestine bwerekeza i Roma? Iyo nzira byagenze gute? Nkuko nyine twari tubitangiye, umwami w'abami, ubutegetsi bwari buhari, bwaje kuvuga ati nta kintu ariko dupfa namwe, twakorana. Yego. Ariko abantu iyo bumva ngo twakorana, ayo magambo bayumve n'ubu arahari cyane. Abantu bagakorana na za leta. Rero nabo basabye ko bakorana. Umwami w'abami aravuga ati jyewe nta kibazo, ndi umukristo. Ariko yego, Constantine haremera, ariko akavuga ati ariko umwami koko ubuse muzakira mu mazi. Abantu kandi koko abantu nabo babitekerezaho, nabo babona ko umwami n'amata kwa jandama ako bamushyira mu mazi muri bya bishura binini cyane. Ubwo icyo cyonyine amahame barayadohoye. Bareba uduce tw'umubiri basigaho utuzi, basukaho utuzi, havuga ati birabaye. Nuko mubatizo wo ku gahanga waje. Yego. Icyo ngicyo rero kibaye, abakristo benshi bari bakunze Imana, bafite ibyiringiro byo kuzabana n'umwami wabo mu ijuru, bavuye aho bari barihishe, batangira kuba baboneka mu mihango isanzwe, batangira gufatanya na gavumenti yari ihari icyo gihe
nk'uko n'ubundi abantu bafatanya na gavumenti kurwanya ibiyobyabwenge, imico mibi, abantu bitwara nabi. Abakristo bahugira kuri ibyo bintu bishingiye kuri filozofi z'abantu buntu, bibagirwa iby'ijambo ry'Imana n'ibyo kwitegura kugaruka kwa Kristo. Iyo ngingo igihe yadohokaga muri bo, ibyiringiro byabo byo kureba mu ijuru byaradohotse, byaramanutse, nuko ibyiringiro byabo byo kubaho mu by'isi biraguka cyane. Ubwo batangira kuba mu bintu byose, nabo bashaka imyanya ya politike, bakina politike nk'abandi, bajya mu mashyirahamwe, bajya mu bucuruzi. Nyine abantu be kubifata nk'aho ari ibintu bidasanzwe, ni nk'uko n'ubu uko ibintu byaba bimeze. Abantu rero batangira kubona umwanya muke wo mu ijambo ry'Imana, kubera ko rero Constantine, ubwo ni ukuvuga ngo kubera ko ari umwami afite ububasha kandi yitiriwe ko ari umukristo, ni ukuvuga ngo noneho afite ububasha bwinshi no ku idini. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo ahagurutse akavuga ikintu yumva we nkawe ko ariko Imana yaba yifuje ko abantu be babaho, abantu bose bahitaga babyemera, kuko ni umukristo kandi ni umuntu uri ku rwego rwo hejuru. Icyo ngicyo cya itorero kuba ryihuje na leta, kuba imbaraga zaryo ziri hirya imbere mu nyubako za leta, byatumye rero ubutumwa bwiza agaciro kabwo kagabanuka, hagatangira gukora politike aho kugira ngo akore ubutumwa bwiza. Hari amagambo make ngira ngo dusome muri iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Abantu batari abadivantiste bashobora kuvuga hatagiye gusoma ibitabo byabo, ariko ibintu mvuze byose biri mu mateka, nabo babisoma mu mateka. Icyo nabwira abantu ni uko iki gitabo Intambara Ikomeye ni igitabo kivuga amateka nk'uko yari ari. Kugeza ubu nta muhanga urava yavuga ati iki gitabo ibintu kivuga birabeshya, twe twize amateka ntabwo byabayeho, ntawe, kubera ko ibyo kivuga nibyo. Nibutse n'abantu, wenda dushobora no kubigeraho imbere ariko ntabyibagiwe, kimwe mu bintu bikoreshwa kugira ngo abantu bagume mu bujiji ni uguhinduramo akantu gake mu mateka, cyangwa se bakanayahishwa, ntibamenye amateka. Buriya uko ibintu byagenze kera, iyo ubyitegereje ushobora kumenya ati ubwo hari ikintu nk'iki gishobora kugaruka. Niyo mpamvu abadukurikiye babyumve neza, insanganyamatsiko bavuga ngo ijoro rigeze. Turashaka kureba currently ese bimeze bite uyu munsi, ariko ntabwo twamenye uko bimeze uyu munsi tutabanje kujya gukonsirita uko byari bimeze mu gihe cyashize. Niyo mpamvu twahereye inyuma kugira ngo tumenye noneho aho ijoro rigeze uyu munsi. Rero aya mateka wenda tuzanabibona mu buryo bwagutse mu bihugu bitandukanye n'u Rwanda, n'uburyo amateka yagiye ahindurwamo, kuko mu bihugu byose kugira ngo Satani abeshya abantu, hari ibintu mu mateka agomba kuvana badashobora kwigiraho. Nk'ubu abantu bazi ko Constantine yabayeho umwami, ariko ntibazi abantu benshi ntibazi n'uburyo byaje kugira ngo nk'uko wavuze ubutumwa buve Palestine bujya i Roma, i Vatikani. Abantu ntabwo ibyo bintu babyibazaho, kandi n'uburyo bigishijweho amateka icyo ntabwo bakibashishikarije ngo bazagikoreho ubushakashatsi. Bo bahita bavuga ko Petero ibuye ko ari we ntumwa, ko yabaye umusimbura,
wa Kristo, sinzi ukuntu babivugaho ngaho, bakinjizamo na papa, ariwe papa wa mbere. Umuntu w'i Roma agahitaza ako kanya akaba ahindutse umuyuda ako kanya. Abantu bakabirekera aho ngaho bati ibyo ngibyo nta kintu, ariko haba hari ibintu byabaye, ibyo ngira ngo wenda tuzinjiremo neza tubisuzume. Rero muri iki gitabo cy'intambara ikomeye kigenda kivuga amateka uhereye aho ngaho, uhereye Yerusalemu ukageza i Roma, ukageza mu Burayi, ukageza muri Amerika. Mbese kirimo ibintu byinshi bireba abantu bose batuye isi. Nubwo umuntu wenda haba ntagire ngo wenda nibyo Adventiste niyishakira ubumenyi hazisomera iki gitabo yicecekere. Mu by'ukuri ko umudivantiste abamenya amakuru, kuko n'umuntu wasomye iki gitabo yakaba afite PhD mu mateka. Yes, aba yifite. Ntayazisomera iki gitabo yimenyera ayo mateka yicecekere ntacyo. Ariko hari amagambo ngira ngo nsome kuri iyo ngingo y'uburyo idini na leta byahuye noneho bigatoba ubutumwa bwiza nk'uko bwari bumeze. Ndagira ngo nsome muri iki gitabo peji ya 39 ku gice cya 3 kivuga ngo igihe cy'umwijima mu by'umwuka, bagashyiraho udukubo ngo ubuhakanyi. Twibukiranye ko turi gusuzuma iby'umwijima. Yego, twibaza ngo ijoro rigeze he. Kuri peji duhereye hejuru ku gika gikomerezaho kivuye hano kuri peji ya 38 39 haravuga ngo nyamara aho akarengane karangiriye maze ubukristo bukagera mu ngoro z'abami, itorero ryaretse kwicisha bugufi no kwiyoroshya kwa Kristo n'intumwa ze, maze rikurikiza kwishyira imbere n'ubwibone by'abapadiri n'abayobozi b'abapagani. Kandi mu cyimbo cyo gukora ibitegetswe n'Imana rikurikiza inyigisho n'imigenzo byahimbwe n'abantu. Aya magambo angira ngo abantu bayumve neza. Kwihana kwa nyirarureshywa kwa Constantine kwabaye mu ntangiriro z'ikinyejana cya 4 kwanejeje abantu cyane, maze ingeso mbi z'isi zihera ko zinjira mu itorero ziyoberanije zisa n'ubutungane. Iyo bigisha amateka ya Roman Empire ibi ntago babivugaho, kuko babigisha amateka bashaka kogeza umwuka w'intambara no kwigisha abantu politike zo kurwana no kurwanya abanzi. Ariko abantu bashaka Imana biga amateka y'isi banyuze muri iki gitabo, kuko cyo kibivugaho n'ingaruka biba bifite ku kwizera kw'abantu. Ubwo konona itorero byariyongereye kandi bikorwa vuba cyane. Ubupagani bwasaga n'ubwatsinzwe, ariko nibwo bwatsinze. Mbese iyo Constantine yinjiye mu itorero biba bigaragara nk'aho pagani butsinzwe, ko noneho abantu benshi bizeye, nyamara buba butsinze, kubera ko noneho uyu muntu aje afite andi mahame, afite n'ububasha bushobora kuyashyirisha mu bikorwa, bukitirwa ubukristo. Ariko byanagenze, ariko ari nako byagenze. Rero niyo mpamvu umwanditsi waravuga ati abantu babonye nkaho rwose noneho ubukristo bubonye umudendezo, bugiye kwaguka. Kandi koko Kiliziya bivuze rusange, abantu bose bisangamo. Ariko mu by'ukuri ubupagani nibwo bwatsinze. Ntabwo ndi busome cyane uko ngize ngo aya magambo tuyarebeho. Urumva amagambo uvuze arashimangira bya bindi wari umaze kwerekana, ko wa mwami noneho wavuze ku cy'umubatizo, ibyo byari ubupagani. Yego, ntabwo ibyo ububatizo babizi. Umubatizo wo kwibiza mu mazi Yohana yatangije kuri Yorodani. Ese buri bisobanura iki?
ni ugupfa no kuzuka. Umubatizo usobanuye imva idasanzwe, yego, imva y'amazi umuntu ashyirwamo, harya umuntu ajya mu mazi ahumeka. oya, niba hari ikintu kinyigisha ubwenge bw'Imana butangaje ni mu mubatizo rwose, kubera yuko nta muntu ujya mu mazi ahumeka. Ubwo bisobanuye gupfa no kuzuka avuye mu mazi. umuntu akaba abaye icyaremwe. none wa mubatizo Constantine awusimbuje ikindi kintu. Asimbuje ikindi kintu. urumva ihame yashenye uko ringana. Mbese ibi bintu nibyo byagiye byinjira mu itorero. Uzi ko igihe cyose niyo twigaga amashuri barakubwiraga, iyo twigaga ibintu bivuga kuri Kiliziya Gatolika, mu bitabo by'amashuri bavuga Christianity, ko ari ubukristo. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari bwo, ni ubupagani. Ariko nyine bakavuga uko nguko, nubwo habagaho n'igihe Kiliziya Gatolika yahize abakristo, ukuri kwa Kristo. Amateka yakomeza kuvuga ko Kiliziya Gatolika ari ubukristo. Na hano mu Rwanda ujya wumva bavuga kuri Musinga ngo yavuze ngo mvumye umwana wanjye wese uzitwa umukristo. Ntabwo ariko yavuze, ko yavugaga umugatolika, nibyo yavugaga, ntabwo yavugaga ubukristo. Ariko nyine bagenda babihindura batyo, nkuko tuza kubibona. Icyo nababwiye ni uko abantu bagomba kumenya ko umuntu wese ufite inyungu mu by'ubutegetsi, gutegeka abantu mu bya mwuka, abanza agasiribanga amateka. Ikintu cyagarutse ku ngingo y'ubutegetsi, ngira ngo abantu nyine bazige aya mateka mu buryo bwihariye. N'ubundi ntabwo ari uko byabaye gusa ngo umwami avuge ngo ndabatijwe, ntabwo yagarukiye aho, ahubwo hari n'inyungu yazaniye itorero. Ngira ngo n'umukuru w'itorero wo bita umwepiskopi banza ari ikigiri cy'ahari, yahawe ubutaka ayobora, ahabwa ibikingi ahinga, ahabwa ubucamanza ku buryo abasha guca imanza z'abaturage b'igihugu. Urumva ari guhabwa isumbwe ku buryo ku mugani nta bushobozi afite bwo kuza kuvuguruza ibyo umwami yavuze. Ubwo rero Bibiliya ntabwo iba ikibaye ingishwa nama, umuyobozi ugomba kugishwa inama, ahubwo umwami niwe ugiye kuba ugishwa inama. None se uretse iby'ibyo byo guhindura umubatizo mu mazi menshi, hari ibindi byaba byarahindutse icyo gihe? N'isabato yarahindutse. Yego, isabato yarahindutse. Baravuga batari ko hari abantu benshi, kuko isabato urumva ni y'abantu, ni intumwa zabwirije zivuye Ubuyuda, Abayuda bazi isabato. Ariko abantu bacu muri empire yacu bafite umunsi baziho Imana yabo. Yego, ni Sunday. Imana yiherera izuba, Imana y'izuba. Kandi kuko abantu bubahaga izuba, n'ubu bararyubaha, bawumva barivuga, bakakomoza no ku bintu byo mu kirere. Ni ibisanzwe buriya abantu muri kamere zacu biroroshye cyane kuyoba tukaramya ibyaremwe. Biroroshye n'ako kanya, biri muri twe. N'icyo gihe abantu babonaga izuba ribagezeho, kubera ko n'ibyo bihugu biba bifite ubukonje bw'ibihe birebire, babona izuba akavuga ati tubonye Imana. Igihe rwose babonaga izuba barishimaga cyane. Rero mu bumenyi buke bw'Imana, izuba niryo bafashe nk'Imana. Kimwe n'uko na hano hari umuntu w'ikirangirire mu mateka witwaga Ryangombe, yarapfuye. Umwami aravuga atari kuriya muntu yaringira akamaro pe, uriya muntu mujye mumusenga. Nyine nibwo bumenyi yari afite, ujye mumuterekera rwose, ni umukurambere mwiza. Kugira ngo Ryangombe afatwa nk'intumwa nk'uko ba Muhamadi babaye. Nuko nabo Abanyarwanda biremera intumwa yabo uko nguko. Ibyo nyine nibwo bumenyi yari afite. Rero Constantine nawe abibonye aravuga atari ko reka duhuze ikibazo gihari.
ntabwo twakomeza icyambere ngende umwami ntabwo nifuza kuba hari abantu basenga iminsi ibiri abantu sinashyira ibiruhuko by'iminsi ibiri bitwaye iki biranditse hano no mu mateka yandi bitwaye iki mwebwe abakristo twebwe ubwo nawe ari mu bajyanama twebwe abakristo tugire icyo twigomwa nabari abagira icyo twigomwa duhuriye ku kintu kimwe bati tubigenze dute isabato twayiretse tukajya nabariya nabo bakareka ziriya mana tugasenga imana yanyu ariko ku cyumweru icyo ni kimwe noneho hari ibintu twakoreshaga muri uko gusenga imana ibiki byose aho kugira ngo dusenge ibishushanyo bindi twazana umugabekazi nyina w'uwo mwami n'uwo mwami nawe twamubumba bagasengwa ibintu byinjira bityo kandi abantu barabyakira babona abapagani babonye ko ari byiza ntacyo bitwaye kandi bakavuga ko bihanye nabo abakristo nabo baravuga bati ariko ntacyo bitwaye umunsi ibintu bigenda ariko hari abantu benshi banambye ku Mana abo ngabo nibo bakomeje kugenda bagirirwa akarengane mu binyejana byose by'ingoma ya Roma bakagenda bigisha abana babo urwo ruhererekane enda tuzarugeraho yego ariko hakomeje kuba uruhererekane rw'abantu bubaha Imana kuko abantu bahise babona ko itorero na leta bihoberanye bifatanije kurwanya amahame y'Imana abantu bamanutse mu miryango yabo batangira kwiga ijambo ry'Imana bakagenda bigisha abantu buhoro buhoro itorero riba hiryo no ku mugaragaro hari irindi torero ariko kubera ko ariyo ryandika amateka rifite ububasha kujya hehe n'ubushobozi bwa hano mu isi nibo biswe abakristo yego urakoze cyane ntabwo nifuza ko ikiganiro cyaza kuba kirekire muri uyu mwanya ndumva tuganiriye ku ngingo ikomeye y'uburyo ubukristo bwaje guhura n'ubupagani uburyo abakristo baje kuva mu karengane katangiye mu gihe cy'intumwa watubwiye uburyo Pawulo yapfuyemo abatababizi bayaguye i Roma igitabo cye byakoze umwe kitubwira amateka y'urugendo rwo kwerekeza i Roma bamuciye umutwe muri gereza Petero bamubambye yacuritse n'abandi ariko igihe kiragera haza kwimikwa umwami udasanzwe umaze kutubwira witwa Constantine noneho we yiyemeza ko ibyo kurenganya abakristo akwiye kubyihorera ahubwo akiyunga naho kugira ngo akomeze ubwami bwe afata umukuru w'itorero aramukungahaza amuha ibikingi amuha ubuyobozi ariko kandi aninjiza ibinyoma bidasanzwe mu itorero tuvuze bikeya hari abantu b'Imana bazakomeza kubyisomera cyangwa se uko tuzajya tujya mbere tubishonaho gake gake uvuze ibintu bigera muri bitatu uvuze iby'umubatizo w'amazi menshi waje guhinduka abantu bakajya batonyangirizwa ku gahanga bagasigwa utuvuta n'uyu munsi biracyariho uvuze iby'isabato aho muri Roma hari umunsi w'izuba umunsi Constantine yubahaga cyane kandi yawitaga n'umunsi w'izuba nuko amateka bivuga ni Sunday ariko igitangaje hari tuzabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha ntabwo umukuru w'itorero yawise umunsi w'izuba ahubwo yabatije irindi zina awita umunsi w'umwami buriya mu gifaransa witwa dimanche bisobanuye umunsi w'umwami Dies Dominicus we n'umunsi w'umwami Ifaransa noneho birasobanutse mu gihe mu Cyongereza bagumanye umwimerere uko wari umunsi w'izuba ubwo icyo nacyo ni icya kabiri utubwiye n'iki bishushanyo bisengwa bikubita imbere bamwe bakabyita Bikira Mariya iby'abatagatifu runaka ibya Yezu turufite kwa Yezu nyirimpuhwe kwa Kristo umwami u Rwanda rwo rwagwiriwe n'ishyano Bikira Mariya w'ikibeho ari nitugera ino tuzabitwerekaho ndumva twaba turekeye aha tukazasubukura noneho tureba ese wa muntu amaze kujya ku ntebe
we yabigenje ati. yego Kuko muri icyo gihe turabona hari umwami witwa Constantine, hakaba n'umukuru w'itorero ufite nawe uri ku isumbwe. ruhande, ariko afite isumbwa y'uburanda n'umwami, ariko amateka azatwereka ko igihe cyageze noneho wa mwami yigizwayo, umukuru w'itorero bikombatanya byombi. yego Ahari icyo ngicyo uzakitwinjizamo ubutaha. yego Sinzi rero niba hari ijambo watubwira risoza kuri iyi ngingo twaganiriye yo kwihuza kw'itorero na leta, hanyuma ngo uze kudufasha gusenga dusoza. icyo navuga ni uko ibi bintu twiga ntabwo ari amateka dusiga aho ngaho. Yego. Ni ukuvuga ngo umuntu asuzume uyu munsi itorero na leta kwihuza, yaba mu gihugu cye cyangwa ku isi, bigeze he? Kandi niba koko byaratumye haba akarengane, byaratumye amahame y'Imana yimurwa, byaratumye umwijima ubudika. yego Yego. ubwo nyine ahita abona aho ijoro rigeze, Yego. ahita abona n'iki kigiye gukurikiraho. Yego. Kuko ibintu amateka ntabwo abereyeho kubyumva mu mateka birangirira iyo, bifite icyo bivuze kuri twe bariho. Yego. Kwihuza kw'itorero na leta ni akaga kubizera, Yego. kubera ko ubwo ni ukuvuga ngo itorero riba rigiye gukoresha leta rihige ba bandi batagendera ku mahame yaryo, ubwo icyo bashatse. Buriya tuzabona n'uburyo abantu ibyo Protestant bwaje bugashaka ko iki kintu cyongera gutandukana, kugira ngo abantu bagire umudendezo. N'ubundi tubona bitandukanye ariko birimo bikongera kwihuza, urugendo rurakomeye. Aho rero kuvuza uti nimwongere murebe, byahoze bifatanye, yego biza kongera biratandukana, none bitangiye kongera gufatana, byihuza. Ahantu hose ubona ngo amadini n'amatorero yinjiremo hano agira ati ibyo bintu ntabwo ari byo. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo aba bantu batangiye kwihuza, barema ikintu cyabo kimwe, kandi kwizera k'umuntu ku giti cye, ni ukuvuga ngo bo abihuje ku nyungu zabo baba bagiye gutegeka abandi ko bagomba kwizera, ku buryo umuntu ku giti cye uko yizera azabangamirwa adafite icyo ashobora gukora, kuko buri muntu azahita avuga ati kanaka si umwepiskopi wanyu, kanaka si pasitoro wanyu, ibi n'ibi ntabyemera, wowe se ubihakanye ute, wowe se wize theology. Bitangire kuba ingingo yo kwiga, kandi ibi ngibi ari ingingo yo kwizera. Aho ngaho rero niho hava ikibazo. Abantu rero iyo twiga ibi bintu, wenda nubwo umuntu yakwibagirwa kuvuga ngo mu bisanishe n'igihe gihari, umuntu we abyibuke abitekerezeho, niko amateka yigwa. Ahari twasoza, reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, wariho, uriho, uzahoraho iteka ryose. Turagushimiye yuko wifuje ko twebwe abana bo muri iyi minsi tumenya iby'amateka yaranze ubukristo, kugira ngo tuyigireho. Uwiteka wakoze umurimo ukomeye kugira ngo wandikishe amakuru nk'uko yari ari, ahererekanywe azatugereho natwe. Turakwinginze ngo ubwo turi muri iyi si udufashe kumenya ukuri kwawe, kandi tukugenderemo, maze ubwo uzaza uzasange kwizera kukiri mu isi. Weretse bene data bumvise iki kiganiro, reka intekerezo zanjye zibure, ahubwo abari wowe ukabakaba intekerezo zabo, uvugane nabo umunsi ku wundi, kandi ubemeza iby'ukuri kwawe, ubwo uzaza basange mu ruhande rwawe. Tugusabe mu izina rya Yesu. Amen.